wowe wakubitira wowe kuri cyabere bigenze bite Gasaro TV. Niba turi kunyambika mana yanjye surprise y'igice ibi bimeka cyane n'ibyo kenenje nanafani iki gikamera nacyo kimva imbere umva iyo kamera igera he wakano hamagaza abanyamakuru we washinzwe nana tuza ukembere washinzwe wadaya bivemo intambara ibi ni kamera biva imbere wowe wakubitira wowe kuri cyabere bigenze bite ibi bintu muri ndetse mwakundanaga ngo mugere kwa barakumiwe cyangwa oya ntabwo n'amakuru we rumva nahita nkwica bari kamera muza cyakwita ni ubwa mbere inshinzi y'umukobwa insuzuguye bigeze aha ngaha. Ese ubundi umwanya wanjye wose wantesheje inshinzi y'umukobwa ariko ubundi bwo nasoni naribwo nankunda rero iyo ubu nkunda nta nubwo mbwiye ayo magambo ibyo nkoreye ndabibonye utinyuka umeneho inzoga umubiri wose umeneho inzoga ahubwo umva nkubwire mbana ukuyemo n'umupira nkanguzuzaho inzoga niko yabaye nkeye ko nawe uri umukene uri umutindi reka nkubwire nuko ntagira ubundi numvaga nego gukubita nk'urukiri ukakuzunza isereri ukagutamari urumva iyo ubu nkunda ubunyifurije neza kwa umuntu ukunda umwifuriza icyiza ntabwo umwifuriza ikibi wese ibyo wankoreye ni ibiki ngo nguki umva ubundi reka nkubwire nicanga kwera bano banyamakuru nibo numviye ubundi yaba atari umva mba nakwemeje ubwo n'ubundi ukurwa n'urupiratano nabibonye urumva ngo nguki umva reka zira nitahire bano banyamakuru nibo bonyine nayo nubashye ubundi wowe n'igipira kibi ngo cy'umuhondo ngo nimwe nubashye mwenyine. Hanyuma rero tugiye kuganira n'iyi couple tuganire byinshi bitandukanye ndabona noneho umukobwa yatuje tubahaye ikaze kambaye na mikro murakoze cyane. Hanyuma
amazina yanyu mwatangira mutwibwira. Njyewe nitwa Kiroso. Kiroso, tugaye kaze nawe mukobwa. Nanjye nitwa Fanny. Fanny amakuru se? Meza. Nese ko nabonye warakaye cyane byagenze bite kwanza? Ese ubundi reka mbanze mbaze uyu musore Kiro muri gupfa iki n'umukobwa nabonye zaga gwera karene ndi hano hafi mbona mwatunganye ngira ngo ni ibintu ni muri nko gukina filme ariko nasanze ibintu biri seriye aho twabonye mbese bamwe ndarabona amashusho kuntu yashekingaga ariko nabonye ibintu bikomeye byagenze bite ubundi? Ngira utahubwo ibintu biri seriye noneho birenze no gukomera kuko urabona ni nk'umuriro watsi kuko Fanny ni umukunzi wanjye tumaze imyaka 2 dukundana buri kimwe cyose nkimukorera noneho nawe akanyereka urukundo ariko hagati aho ngaho mbonye ko urwo rukundo rwe ruri uburyajya buri hejuru noneho urukundo rukaba ruri hasi ndamuporopoje mwambika impeta bitewe n'ukuntu icyo gihe cyose tumanye dukundana numvaga nta wundi mukobwa n'umwe nakunda cyangwa nahitamo noneho ngiye kumwambika impeta sinzi ni wenda wajyaho ni nk'inkuba imanutse hejuru iramukubita ibisazi bita bibyuka ubwo ahise amera nk'umusazi arisaza impeta arayijugunya amenaho inzoga mbona yasaze cyane ubwo nanjye byanyobeye ahubwo mwamumbariza wenda reka nawe atuganirize. Fanny amakuru ni meza. None se bimeze bite hagati yawe n'umukunzi nabonye mbese wajya ngo hari ikindi kibazo ufite ndashaka kumbwireho gatoya bundi uyu mungu mubanye gute mumeranye gute mu buzima busanzwe mwari ni muntu ki kuri wowe? Okay, yego pe n'umukunzi wanjye ariko ibyakora ntago mbyishimira kabisa. Gute se utabyishimira kandi ari umukunzi wawe? Yego nawe urabizi ndabona uri umukobwa sibyo ariko ntago umuhungu yazanga gupropose ko yiboneye kose reka ntago byavamo. Kandi ikindi cya kabiri mfite sheri ubusa yibonye yavuga ngo kiko ko bino bintu nkoreye kandi wumva ngo mumaze imyaka 2 mukundana. Nyine tumaranye imyaka 2 dukunda ariko rero mfite undi muntu nkunda kandi wenyemereye kumpropose ubusa ibintu nkoreye n'ibiki koko karabaye. None se njyewe ngize ikindi kibazo cy'amatsiko imyaka 2 utubwiye ko mwakundanaga kandi we ari kuvuga ko afite undi mukunzi ubundi kuri ku ibintu nukuye ikintu kintunguye arambwiye ngo abivuze hano ngo afite undi mukunzi kandi ibyo bintu ntabyo narinzi. Iryo jambo n'ubwa mbere nyumvise mu matwi yanjye nanjye rirantangaje ku buryo rinkoze n'ahantu ntabwo yari yarabimbwiye yanyizezaga yuko ari jewe akunda jyenyine. Hanyuma Fanny nihe mpamvu wenda wemeye kumarana n'umuntu imyaka 2 mu rukundo uzi neza kutamukunda kuko aka kanya wenda uravuze ati ngiye mfite undi mukunzi kuko ngiye wenda ukuntu actingaga mbere ngiye namaje kujya ni filime muri gukina ariko mbona ibintu noneho byahinduye isura kuki wemeye kumarana mu rukundo n'umuntu uzi neza kudakunda nk'uko uri kutubwira ndetse n'abagukurikiye wenda barabyumva ati ngiye mfite undi mukunzi. Okay, we yabanje gufata kundi kuntu twatangiye dukinana muri Kiroso filime ibintu ngibyo biraho by'amafuti tangira gutyo dukururana akabona ko mukunda ambye icyo gihe ambye nasinze ngo ndagukunda nari ndambwa ngo ndagukunda dukomeza gutyo nyakaramagara akansohokana buri kimwe cyose nanye ndamwihorera ariko ngiye mfite undi muhungu nkunda cyane pe ni umuhungu uri kuza ateye ifi ntago rwose wapi pe. Nese ni gute ushaka kumana imyaka 2 n'umuntu uzi neza ko bikumutesha umwanya hakaba hari ibyaba by'abakundana wenda urabizi akaba yakwitaho cyangwa ibyo yagukorera runaka uzi neza kutamukunda? Okay, nyine ibyo bintu bibaho kandi nawe urusanzwe ubizi ntago ari igitangaza. Ni ukuvuga ngo muri make imyaka 2 yose yataye umwanya. Nese kuki watansobanuje neza yambaje rimwe ko mukunda arambwira ngo ndamubwira ngo yego nafataga nyine biraho ariko noneho byafashe indi ntera nahamagara n'abanyamakuru kweri no muhungu nagashobotse ahubwo. Yewe icyo guhamagara abanyamakuru yari surprise nagira ngo nereke isi yose ko mukunda ariko ntunguwe n'ukuntu ahise afata impeta mwambitse agahita yikuramo akayijugunya akamenaho inzoga n'ibyo nari namuteguriye byose noneho akabambwiye ngo namubwiye ko mukunda yasinze nawe arabyemera umwanya yantesheje noneho ibyo namukoreye byose namurihiye ishuri umwaka wose urumva noneho nkajya murihirira naho yabaga
urumva byose buri kimwe cyose mbimukorera agataka ikintu nakingura telefone nziza. Fani ntabwo nekeza ukuntu wamara n'imyaka 2 n'umuhungu uzi neza ko nta rukundo gusa wenda ntabwo ngiye nkunda kuba umunyakuri warahemutse. Je nako nahemutse ubwo niyo bayikigurye aguhemuka nako rwose. Hanyuma se wowe uratekereza ko ari ihe mpamvu nari nkundi kukubaza ni gute ko wambitse umuntu impeta wizeye ko yakwemerera? Jewe ibyo murabijyana hehe murabijyana ibyo bintu nta soni nibyo nta nibyo nkeneye we hano byara vuba byara ujya kubyira cyangwa babikwishyira hari byara bikira hari abari abashuti bacu nabo barye nimba utabishaka n'abandi bashuti bacu reka barye twatumira. Data dukomeze ibyo navugaga je nari namaze kumwubakamo icyizere urumva nari maze kumwubakamo icyizere numva ko mwizeye yuko urukundo rwacu rugeze kure noneho nawe akajya ndyarya mbeshya akanyereka ko turi kumwe amarangamutima yanjye numva arimo arankurura ambwira ngo mwambike impeta numva ko ari cyo gihe rero mwambitse impeta nawe ahisa ntamazi. Byakiriye gute ko wakambika umukobwa impeta akagwakanira? Ngiye birantunguye cyane uyu munsi ni kuvuga ngo iyi tariki y'uyu munsi ntago nzayibayirirwa mu mateka yanjye y'ubuzima bwanjye no mu rukundo nazigera cyangwa nazongera kugira kuko ndumva jewe ntazi ukuntu meze mu mutima wanjye kuko arawujanjaguye kabisa birambabaje cyane. Hanyuma Fani wowe kuba umuntu akwambitse impeta wamubwiraga ko umukunda imyaka 2 ishize muri mu rukundo byakire gute kuba umuhakaniye wowe? Okay nyine birumvikana pe ariko rwose ibintu byo kunyambika impeta wapi kabisa. Ese niye mpamvu wundi wanze impeta wenda ko yakwambika impeta? Ngiye mfite sheri wanjye nemere ko tuzabana ariko ubu se bino bintu nabibona arabigenza gute? Ndabigenza ngiye nabona bino bintu ashana kwitanyicira ubukwe uyu muhungu w'amafuti. Ariko Fani gabanya umujinya hanyuma ngiye ngisa kandi kabazo k'amatsiko uyu mukobwa mwarakundanye hari ukuntu umuntu akwereka ko muri mu rukundo ariko wenda atabirimo ni cyo kintu cyakomezaga ko kukagukunda kuryo mwagera aho mu bantu? Iyo no kuvuga ngo buri munsi twaravuganaga tukandikirana tugasohokana tukagenda tukaryoshya tukanywa tukarya tukiyakira akajya nsekera ariko yansekeraga ubu muri aka kanya yisenyereka yuko ari imbereka yasekanaga imbereka ukumva ubwo n'uburyarya yagendaga nyereka ariko ubu noneho ndatunguwe cyane bisemenya yuko hari abantu bafite imitima y'umukara ubu nawe niko nabifata umutima we ntago ukeye rwose. Njewe hari nibyo nshaka kumubaza kuri uyu munsi urumva ni gute yanesheje uwo mwanya wose? Reka ngoye mikoro nta kibazo. Yes hari nibyo nshaka kumubaza kuri uyu munsi ni gute waba warantesheje umwanya ungana gutya iyo myaka 2 yose unyemerera ko unkunda tukabisubiramo amanywa nijoro igihe cyose duhuye ukambwira ko nkunda? Akubwira ko nkukunda ariko ubwo nta soni ngira ko nkukunda nese ndabiyeka akobwa biki ariko tumese nje mfite umuhungu nkunda sibyo ke nibyo byose wampaye undi se wampaye iki inzu wanyishyuriye se nziza y'igiki nta soni. Fani wanyishushanyagaho nakwishyuraga inzu wabagamo uko ari wowe wari wayihisemo nkwishyurira umwaka ishuri umbwira ko tuzabana mu byishimo byanjye byose numva ko ari wowe uzamara gahinda tugakundana ubuziraherezo ariko ubu muri aka kanya urantunguye jewe naye ngukoreye surprise njyaho nereka isi yose yuko ngukunda ntumira n'aba bashuti bacu bose ngo mbereke yuko ngukunda ariko urampemukiye isi yose rero nibyo nkore ugiye kuntandukanya n'umuhungu nkunda kubera ngo ibiki nibiki nkanze zawo nyishyuriye nayo mashuri uvuga na mu rugo bari kuyanyishyura kandi nibyo naye nkubwiye umva ko ngoke. Fani jewe reka nkubwire icyo nakubwira cyo amagaza abanyamakuru gusa warakoze kuntesha umwanya wanjye urumva kandi ibyo wankoreye uyu munsi n'abandi bashobora kuzabigukorera kandi ukababara cyane. Umwanya wanjye wantesheje cyangwa wantesheje igihe cyose twatumaranye nawe uzabyicuza. Sawa uzabyicuza. Uzabyicuza kandi nawe bazabigukorera. Indi uzabinkorera uwo muhungu wizeye ngo wiringiye ngo aragukunda nabinkora nzashaka undi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo kunda ugukunda naragukunze urukundo rwanjye rupfushije ubusa urumva urarujugunye urutereye inyoni n'ukunda wasanga atagukunda. Sawa nyine ntago uzatinda kubibona. Ikintu cya mbere muri ngiye kubaza kuki iriya nzu nakubwiye ngo nyishyure ntugeze unyishyurira? Icya kabiri
najyaga numva amakuru ngo kiroso ibiki byose indaya n'ibiki byose gusa negukunda mpereye he naye ntukandenganye pe ntukandenganye wa muhungu iriya nzu wasabye inzu ihenze ndaba ngo guma muyubamo muyobagamo nibwo bushobozi mfite bwo kuyikwishyurira nkwereka buri kimwe cyane cyose ushaka ko nkwishyurira inzu ihenze ndakubwira ngo ntago nabishobora guma muri iyo ngiyo nzaye mba ariyo mbasha kukwishyurira ariko nakubwiye ko icyambere tumenya narakubwiye ngo none se ngo ko ndeba nyine ngo utari mwiza cyane ngo nese ngo sheri ngo ndi mwiza ndakubwira ngo umugabo mwiza kubera ikofi urambwira ngo mfite ikofi ndakubwira ngo uzaba mwiza imbere yanjye ariko ufite ikofi ibyo nta na kimwe nkore mu byo nsezeranyije none bakagenda banambwira ngo tereta abakobwa benshi ibiki byose ibintu nk'ibyo ngo sinari gukunda mperehe ibyo by'abakobwa benshi ikimenyetso nari nguhaye nicyo kwambika impeta niyo mpamvu nari mpise muri abo bakobwa bose mbari wowe nterera ivi nkwambika impeta ubitesheje agaciro nabwirwa n'iki niba nta wundi wayambika kugira ngo ukomeze udutendeke umutima wanjye urimo umwanya umwe ari wo wawe gusa nta wundi muntu urimo n'undi mutama kwintera apfubuze nakubwiye ko mfite sheri kandi ibi byose umva wapi nagutereye icyizere aho bambwira kuri indaya fani reka nkubwire ijambo ry'Imana ravuga ngo muhinduke kandi muhindukirire abakunzi banyu ujye usoma Bibiliya asa ni kwa pasiteri ari mu kiliziya se ujye kuvugira mu kiliziya cyangwa ugira utese iryo ni ijambo ry'Imana nari nkubwiye muhindukire kandi muhindukire abakunzi banyu bisubiremo wanze kumpindukirira untera umugongo urumva kandi ikindi bavuga ngo usiga ugusanga urumva ugakurikira ugusiga umva tureka amagambo menshi ibibazo nakubwiye nibyo cyambere bambwiye kuri indaya bambwira kuri umunywari umugi bambwira kuri umusinzi ubwo sinegwera he nkukunda mbwira ngewe icyo gihe nagira ngo ntibigeze ubimbwiye aha ngaha ndagira ngo umbwire nk'ibimenyetso simusiga amabwire arasenye ntago yubaka ibimenyetso nabyo nasanya nuko nubwo narinzi biri bube aha ngaha nese ne kugenda nitwaje ibimenyetso nabyo nasanya okay baze mbikwereka Fani reka nkubwire ibyo nkoreye ubwo uzabibazwa nugera mu ijoro wincira urubanza ukora nta muntu mu mutima uri kumva uzabibazwa nengera mu ijoro reka nkubwire urumva wese nagasaraba ubwo reka nemere agahinda kanjye nkagendane urumva nikomereza ibyanjye hanyuma se Fani urukundo rwe rushingiye ku mafaranga numvisha uvuga ngo yakwemerera kwishyurira inzu ngakwemerera ibiki ngo ntiyabikora ariko nawe uri umukobwa wabaye uti murabizi neza ko umugabo udafite ikofi nta kintu abavuze sibyo nuko abakobwa ari biki gihe batabasha kubwira abantu kuri bagaca hirya no hino nawe urabizi neza none se urukundo n'amafaranga birahura buriya birahura cyane nese ubu yaza kubwira ngo sheri ibiki byose mu nda hari gusya ubusa none se ushatse umugabo muri abakire nyuma agakina mwatandukana mukunda afite make apfa kumwihanganira ariko icyambere ni ukubwiza umuhungu kuri ukamubwira ngo icyambere ni ikofi ndikumva uyu yashyize amafaranga imbere y'urukundo amafaranga niyo abanza urukundo rugakukira urukundo rwe ubwo ararugurisha niko njye nabashije kubyumva ubwo niyakiriye nta kundi nabigenza ariko namwizeye ubwo ibyo gukunda rwose mbivuyemo rwose yizemo pause bivuyemo hanyuma nabonye hari amabrosheti biki byose wari wakoresheje wari wabikoresheje kubera uyu munsi uyu n'umukunzi wawe nimba nibeshye dore n'inshuti zanyu ziracyahari njyewe no kuvuga ngo biriya byose nari nabikoresheje kugira ngo ntungure umukunzi wanjye ni komande yose nari natanze n'abantu bose nari natumiye mu kumukorera surprise ni ukubera ukuntu nagira ngo mwambike iriya mpeta hanyuma Fani njyewe iyi saha urambwiye ngo ufite umukunzi wawe hanyuma se ni gute ko umukunzi wawe naza kumva ko watendekaga undi iyo myaka 2 igashira ni kihe cyizere wumva ari bukugirire byibuze njye ikintu nisere cyambere nuko nkunda cyane kera ndamukunda nicyo cy'ingenzi gusa hanyuma se igihe wamaranye n'uyu musore ni kihe kintu utazamwibagirirwaho uzamwibagirwaho nta cyiza namubonyemo nta kofi nta cyaraho gusa n'uw'imisatsi n'ubwanwa gusa wapi nta cyiza namubonyemo pe nkawabyumve hanyuma se Kiro ni cyo kintu wowe utazibagirwa ku mukunzi wawe ibyo byose wamukundaga kuba wemeye kwambika umuntu impeta njyewe ikintu nazamwibagirwaho ni ukuntu nari naramaze kumwishyiramo yari yarangeze no mu maraso no mu buzima bwanjye bwose urumva ukuntu yamvugishaga akampakeya n'abandi nko mu tuntu tw'utubazo cyangwa muri stress nkamuvugisha nkumva ndatuje
icyo kintu nzajya nizangera naho mu dustresse nkabyibuka nakwibuka n'ibyo yankoreye. Ibyo nibyo bintu namwibukiragaho. ariko we nta soni kuki wibagirwa va muhu ubu se ngiye ko nigeze kwishyurira inzu umunsi umwe kuki ntabigucyuriye? Ariko reka nkubwire abantu babaho mu bwuzuzanye. Nimba wenda nk'umuntu nimba yenda havutse nk'akabazo gutyo nk'ibyo namukoreye byose muri iyo myaka tumaranye birenze ibyo munsi umwe ari kunyurira we yanyishyuriye inzu nkuko twakundanaga, numva ko twizeranye, numva ko ari umukunzi wawe tuzabana akambyarira ahungu na kobwa naramaze no kubyishyiramo, ubwo numvaga ko nta kibazo. Hanyuma Stephanie, kuba warafashije umukunzi wawe muri situation runaka urumva byaba ngombwa ko wenda wavuga ko yigize kubimukorera noneho usa n'uwicuza? Ya reka nkubwire sibyo wenda ibyo bintu ntago ibyo bintu bibaho ubundi nacyo nabaye n'umusazi n'ukuri kubera ko ubundi uko biba bimeze iyo umuhungu mukundana uko umenyera buri kimwe namwishyuriye inzu iyo mbimenye simana namwishyuriye inzu. Oya wikicuza nese nagwa mukundaga byibuze ibyo byose no kuba aragize uwo mutima wo kwamwishyurira iyo nzu nuko wamukundaga. Wapi nese wabikoreye kinwa atari urukundo? Nabikoze nyine mvuga ati reka mushyiremo ikizere wenda nanjye ejo bundi azankubira ariko se nawe uri umukobwa muri make ni inyungu washakaga? Ni inyungu kugiye ni inyungu dushaka gusa. Icyo navuga no kuvuga ngo ndicuza igihe cyose naba naramutayeho ibyo namutayeho byose ndabyicuza. Ubu n'umutima wanjye ndumva ntazi ukuntu habaye ibyo gukunda rwose mbishyizemo pose nta nubwo nzongera gukunda rwose birambabaje cyane. Pole sana gusa birababaje cyane. Hanyuma rero hari inama wagira abantu bagukurikiye b'abahungu reka bariho nibandaho uyu munsi ibikubayeho wenda ukuyemo isomo cyangwa se hari n'inama wagira abandi ni icyo kintu wababwira? Njyewe gira utahubwo nkuyemo amasomo ntago ari isomo nkuyemo amasomo. Icyo nagira abasore bagenzi banjye cyangwa abahungu gutyo yenda navuga gutyo no kuzajya babanza bagashishoza. Ara gusa Imana niyizi byose nizi ireba mu mutima y'abantu ariko bajye babanza bashishoze ntakareba umukobwa ngo ni mwiza cyangwa ngo asa neza cyangwa ni muremure cyane mugufi cyangwa n'inzobe cyane igikara cyane akarimi karyoshye ajya abanza ashishoze nta bintu byo guhubuka kuko nanjye ibyo mboneye ahangaha bimpaye amasomo. Gusa ihangane pe ihangane kandi nkuko wavuze ngo sizongera gukunda burya ushaka guhura n'uyu munsi na Faneje ugarura Clarisse ugasanga wenda we ni muzima ariko ihangane siko bimeze. Ya kwiyakira kugira ngo mbyakire biragoye cyangwa kugira ngo kino gikomera nsigiye gisibangane cyangwa kimve mu biragoye sinzi ariko kubwanjye muri aka kanya nk'ibimbayo muri aka kanya numvise ari nk'ijuru ringwiriye ntabwo iby'urukundo rwose mbishyizeho akadomo. Hanyuma gira inama wagira abakobwa wowe cyangwa se ugira icyo babwira cyane kwenda ari wowe usige mugenzi wawe igikomere? Okay njye inama nagira abakobwa rero ni ukuzaba bavugisha ukuri bakabwira nyine bakabwiza abahungu ukuri bakababwira buri kimwe cyose. Ntihagire umukobwa uzemera ko umuhungu amwambika impeta azi neza ko atamukunda. Nanjye rubwo mbivuze ariko ndasebye nuko bintunguye naho ubundi sha reka nanigendere. Gusa icyo nagira abakobwa inama mwabakobwa mwe mbabwire nimwambara impeta muhungu mudakunda n'ibiki muzabona kanigendere ndasebye. Hanyuma rero tugiye kuganira na bamwe mu nshuti zabo mu bo bari batumiye tubaye ikaze. Murakoze cyane. Mwakabe mufata ibintu nk'ibyo sibyo? None se ko iki tutari kubifata sinzi uko bitekereza. Nene ukuntu mutekereza urabona ni ibintu bitangaje kuba uriya mutipe yari inshuti yacu. Iyo inshuti yacu twari tubizi neza ko bakundana ariko ibintu biba bibereye hano ni igitangaza. Njye ndumiwe. Njye ibintu bibereye ahangaha rwose nakubeshye birambabaje. Oya birababaje. Kubona uzana n'inshuti yawe y'umuhungu yagutumiye ukabona ibintu bigenda gutya ngiye gutabara bari bankuye iryinyo usene kugira mbwira abo nasize mu rugo ko iryinyo nditaye hehe. Sibye ko nyine iyo naba umusore byari kuba ari ikibazo ariko ubusanzwe nango bigenze neza nkuko twe twari twabiteguye nk'inshuti yanjye bari yatwiyambaje nk'inshuti yanjye kugira ngo tuze tumushigikire. Yego ariko uko yabipanze siko bigenze nta kundi yihangane ariko nanjye ubwanjye ndababaye rwose. Gasaro TV.